cyane ubwo rero hari n'ababidusaba ngo mbabare no mututsereza bakanabiduhera n'amafaranga wangu no muntu mvuga ashaka kugira ngo izina rye rizamuke yego birumvikana dini ni ADPR ikipe ni APR ishyaka ni FPR kumva byose ni peri ADPR FPR APR bariyo ni mundakarire abare ntibakurakarire ndi umwadeperi kandi ndi umukristo mba no muri korali haleluya amena mbwira mugenzi ngo Yesu nase barakwica mbwira mugenzi ngo paba ntago nsengera muri ya macaca agezweho pepe ndi umukristo w'Imana sinywa inzoga sinywa itabi ndumva twaramye Imana buretse gato iyo ntari narya ntago nayira nayirabizi iyo maze guhaga nibwo nyitekereza none se ubu iyo utaza gukora ibintu by'urwenya bari gukora iki kiba ndi umufundi mba ndi umufundi urumva iyo utaza kuba uri umukomedi wari ku umufundi mba ndi umufundi ndabizi urabizi urabizi kubaka pe naranabikoze ubwo rero bantu banjye nimwanga kunshyigikira tuzahurira ku gikwa turi hamwe n'umuntu udasanzwe hano muri studio za Muyenzi kabisa nanjye ndumva binshimishije amazina tumuziho ye asanzwe ngo ni Rukundo ndi mu rukundo Elize nanjye ndumva rero ngiye kujya mu rukundo turakwakiriye Pirate murakoze cyane nubwo nta kintu umwanya kije habe n'amazi we ako twakwakije umutima mwiza ntari umutima mwiza sujya mu nda igifu kirahusya byihorere umutima mwiza uruta byose wanyakira uri kuntuka ariko nkarya impamo y'Imana murakoze cyane nyine kunyakira vuza amazina abantu batamenyera ariko barayazi izindi mu rukundo Pirate Minisitiri w'Amagendo muri iyi minsi neyise Padiri Mignoni bana kabisa mukorera ahantu heza murakoze cyane nkuko mubibona Sharon ni inshuti yanjye kabisa yavuze ngo anyakire muri iki gitondo ndavuga ntereka nze turebe uko byifashe kabisa turebe ko ibintu bye byagenda uyu Muyenzi yari umuyenzi nawe n'imihati simbi ni Muyenzi podcast ntago ari TV show Muyenzi podcast ya Ewan kabisa ugomba kubikurikirana kabisa imbere cyane urakoze cyane Pirate umeze neza se urebye ni 50% umeze neza irindi 50% ni haso kabisa muza kubwira ko ameze neza azaba kubeshya umuntu umeze neza cyane 100% ntago bari muzi nese ubaye uri muzima umeze neza utarwaye n'ubu umeze neza wapi ntago umuntu amera neza iyo yapfuye nibwo abaruhutse cyangwa uzabamera neza wabaye president n'ubundi ndiwe iwanjye ndi president n'ubundi ndi iwa uri president uramenye have dore hano hirya ari abasirikare batantambikana kandi iwanjye muri arata ntago ndi president ntabwo ndi president ariko ndiwe mu yandi magambo umerewe neza ndaho ndashima Imana muri make kabisa dukomeje kuguha ikaze no kuri studio zacu urabona uteze ni heza nta kibazo usibye ko ari kure yaho ntuye yaho nari mvuye ni Kanombe munsi y'ibitaro ariko bira bitaro bivuye imvune cyane ibicurane barabivuye byose no mu mutwe byose mu mutwe ho indera harahari ngira ngo ni hosabe yaje no kwivura yavunitse studio ni nziza mufite tumayike twiza kemura cyazamuka abandi batangiranye n'ubona ko bakigize ariko ubundi kubona waratangiye usa nk'ufite ibikoresho by'ibanze bizagenda neza we kabisa urakoze cyane nishimiye kukwakira ndetse no kuganira nawe ugiye kutwibwira neza ubwira abadukurikiye ndetse n'abakunzi bawe niba ariko ndakeka hari abandusha kugukunda pe abantu baranzi mu rwenya nyarwanda kabisa umuntu utanzi n'Imana ntago yaba yizi umuntu utanzi keretse hari udakoresha smartphone unzi n'Imana arayizi so natebyaga kanikomereze nitwa Pirate nkuko mubizi ndi umunyarwenya kabisa ubivanga no kuririmba
rimwe na rimwe ndacyari umusore imyaka sinyivuze nzayivumba nyivuze mwakwikanga nta musheri mfite uri ready yambwira ntari bitugakomezanya ubwo ari dekaraye ari single ndacyari single aracyari single searching ariko mbere yuko dukundana nta mafaranga njya ndekura icyo nacyo ugomba kukimenya akaba ari isobanuye nkaba ndisobanuye umwana w'umuhungu umukobwa uza gukunda ashaka amafaranga uwo uramukatiye uwo ndamukatiye niyigendere pe icyo utanga ni urukundo gusa icyo ntanga ni urukundo ubwo se numvise ngo ndi mu rukundo izina ni nyaryo se ni nyaryo niko nitwa kuko navutse kuri Saint Valentin niryo zina ryaturutse ababyeyi bari babizi se koko byari kuri Saint Valentin hanyuma oya bari babizi nyine bo bagize amahirwe babona mvutse kuri uwo munsi veye baratuye umwana ntiyancika ahubwo ndi mu rukundo kuko nawe niko yitwa nawe nitwa ndi mu rukundo nitiranwa na papa n'abana banjye niko bazitwa kugira ngo umuryango ukomeze ariko ibyo bintu biraba ni na byiza by the way hari izina ibyo bita gukomeza umuryango nyine usanga abana bitwa izina rya se ariko hari amazina utakwita abana ugasanga wenda tuvuge n'urugero hari amazina meza usanga abana bawe bose bavutse bitwa ba Karekezi abana bawe bakomezanyije izina rya ndi mu rukundo paka nabuzukuru wa niki hakuntu waba witwa ruzihitiramo guhita abana bawe ngo barushigaje iki oya ngo bampita bahugurura hari amazina ya kasiriwe kabisa yego rindi mu rukundo n'abana banjye bazayikomezanya izina nkunda cyane ni ryiza cyane ubundi se kugira urukundo mu busanzwe ndarugira nkunda ibiryo nkunda icyayi nkunda Yesu nkunda mama wambyaye rukundo se nihe ntarugira hose rurahari kabisa yes pirate rero impano y'urwenya se yaje ite narayivukanye ntago yaje keretse hari uhuye na Yesu ukabimubaza navutse nkubagana ndi umuntu usetsa muri quartier biza kuva ku rwego rw'umudugudu bigera ku rwego rw'igihugu n'abadiaspora barakwemera nyamuga na mwana afunze sinzi uko nanjye nisanze aha naguze ukuntu wisanze aha kabisa none se yo ukuntu ukoranya abantu bagana kuri uba wumva umeze ute ambo umuntu aba yumva yishimye nakazi nkora ngakunze kandi abantu bambwira ko ngashoboye ubwo rero iyo nsekeje abantu nkabona bari guseka batembagaye biranshimisha mbikora nk'akazi nk'impano nk'ikintu nishimira biranshimisha feedback tugenda tubona muri comment mu nzira bituma nishima kuko ibundi byishimo ntago ari ukwishima ku giti cyawe kugira ngo wishime abantu igihumbi bakuzengurutse bababaye ahubwo wababara abantu igihumbi bakuzengurutse bishimye nicyo cyiza kuruta ubwo rero iyo mbona abayo ndi kubona abantu bishimye ari nanjye abigizemo uruhare ibyo nibyo byishimo byanjye mw'isi kabisa cyane none se ukwita Apotre Mignoni koko Padiri Mignoni nyine ngewe ubundi nzahora ni ngerekaho amazina yanjye ejo bundi hari boro nakoze ndi umusirikare icyo gihe nari naje ndi Lieutenant General Private Pirate ubwo niko nari naje nitwa ngewe buri seti yose nkoze nza nitwa amazina yanjye izina ryawe kuri buri seti kuri seti nongeraho izina ubwo rero ntuzatinye kunyita Lieutenant Major General Private Pirate ayiwe sinzabura no kukwita teacher iriya wari waje ufite izina ndi teacher teacher hariya narabyibagiye kwiyongerera akazina ariko ngira amazina menshi ni menshi pe uzanayibagirwa hamwe ngendana ubwo se niba buri kintu ugenda wiyita izina urumva utazaryibagirwa aya ntago nayibagirwa kandi abarayanjye nta muntu wibagirwa izina rye ntago umuntu yagiye kuba perezida ngo yibagirwe izina rye ne wapi ntago bibo kandi nzanamuba umunsi nzatanga kandidatire igihe nzaba mbyemerewe n'amategeko muzantore tuzagutora pe ubwo nawe ukaba uriyamamaje nzayitanga kandidatire kaba uramuzi ngo ni imikino wemerewe kwiyamamaza uri hejuru ya 35 harabura imyaka 13 gutyo ubundi ukiyamamariza kuba perezida ubundi nkahita niyamamaza kandi iki gihugu uzakiyobora babarira ntabyo mvuze none se umuyobozi w'umudugudu nawe yayoboye igihugu reka umuyobozi w'umudugudu se nawe arayoboye umuyobozi byanashoboka kabisa Pirate rero none se watangiye ryari ibi by'urwenya ese
niki kintu ujya ubona bisa n'imbogamizi? ambo nabitangiye mu kwezi kwa munani kwa munani umwaka ushize donc mbimazemo umwaka nta gihe kinini maze nta gihe kinini maze imbogamizi zibamo nuko imbogamizi kumva ntizabura imbogamizi ya mbere ni imwe nge maze guhura nayo nyine ari ibintu ubundi najyaga nikorera kera ubu ntagikora kubera ukuntu wenda tuba tumaze kumenywa n'abantu bose ukumva birakubangamiye nkumva birajenye kabisa niba wenda nariviraga nka Kimironko nkagera kwa Rando ndi kwira ikigori ubu ntago nabikora birambangamira rero none se hari ukuntu ujya uvuga nk'umuntu kumva bishobora kuba bimukozeho kabura mukotoye cyangwa se umuteye nk'igikoto cyangwa se nko kumuserereza ntawe urakubwira ati ngiye wambwiye nabaha naha ntawe urabimbwira kabisa niba hari n'uhari wenda babigumana mu mitima yako ntanabo norese nabo barabizi n'urwenya biba ari urwenya aba ari urwenya kandi nabo baba baje guseka erega tuba turi no kubamamariza nose nabo baba bishaka abantu nose niba nkuvuzeho butanga kuvugaho abantu bumva iryo zina ryawe kandi abenshi abari n'abasitari baba bashaka kugira ngo izina ryabo rihore rivugwa kandi Genized ifite abafana benshi ari mu Rwanda no hanze yarwo cyane ubwo rero hari n'ababidusaba ngo mbabare no mutsereza bakanabiduhera n'amafaranga wangu no muntu mvuga ashaka kugira ngo izina rye rizamuke yego birumvikana akakubwira ati kabisa ngiye mvuge ndaguha amafaranga abana ho ibyo byoroshye tishu ubutaha rero nanjye sinzajya nsiba rwose kujya sibyo kutanamenya niyo mahirwe yanjye nakumenya ahubwo ikibazo nuko wenda nta nkuri kuyimo ariko kukumenya byo nakumenya nago wamenya muri bari abantu bose uzazi mbese nzagushaka wo n'inkuru ahubwo ubutaka 28 uzazi nagushatse inkuru sinakubura uzazi rwa keretse ari wicaye inyuma nagukaza wambaye jumper n'agapfukamunwa nakumenya muri bari abantu bose ukiretse wakubwiye cyangwa se baba bicaye hari imbere nabo tumenya nabo tubona nababicaye hari imbere tuba tubona nyine n'abandi bari hari n'abandi basitari bajya baza tutajya tumenya ko baje kuko wenda babicara inyuma hari abantu badakunda kugaragara kuri kamera nabo baba barimo kabisa none se Pirate izo ndirimbo za gospel se ubwo n'ubusanzwe uri umukristo n'ubusanzwe ndi umukristo dini ryawe ni rihe? ADPR dini ni ADPR ikipe ni APR ishyaka ni FPR kumva byose ni peri ADPR FPR APR bariyo ni mu ndakarire abare ntibakurakarire ndi umwadeperi ndi umukristo mba no muri korali haleluya amena mbwirira mugenzi ngo Yesu na se barakwica mbwira mugenzi ngo paba ntago nsengera muri ya macaca agezweho pepe ndi umukristo w'Imana sinywa inzoga sinywa itabi ndumva twaramye Imana buretse gato iyo ntari narya ntago nayira nayirabizi iyo maze guhaga nibwo nyitekereza none se ni iki utubikiye noneho tujye gusoza umwaka nizenga mbashya n'iki mwaka gusigiye ambo uyu mwaka muri rusange mu cyane mu kazi ndimo kano kanya ka comedy uyu mwaka ikintu tsigiye nuko wamvanye ahantu hamwe ukira hejuru cyane n'umwaka wambereye mwiza none mu ngamba mfite no gukomeza nkajya hejuru no mu bicu hejuru cyane ikindi no gukomeza nkarekura imiriro ariko wankurikirana mu buryo bw'indirimbo no mu buryo bwa comedy umwaka utanza akora ibintu bya danje icyo ndi cyakakanya sicyo nzaba ndi cyo umwaka utaha yego ndabipanze Imana ni itugenera ariko rwose iramutse imbaniye yasubiza ibyifuzo byanjye yego ariko buriya nayo Imana irabyumva bayumva kabisa ntago yabura kugusubiza no kugushyigikira yego none se ndumva wanyurizamo rwose ariya kuri kara kantu katike ticha karaga comedy hoke cyangwa se uri padiri sinaba nkibyibuka koko ibintu tuba twarakoze abari byinshi ako kuri padiri kukubwira ngo mba mbyibuka pe uzi ko birabyo kuri padiri ntari nabireba birasohoka simbireba
ese ko ari njye uba warabikoze mbishaka ntago wajya kubireba Kareka. ntago wajya kureba ngo urebe ukuntu abantu baba bicaye hariya bose basetse bafite abantu babimbwira njye Eh. pirate wadukomye n'iki n'iki wabaye kabisa nibyo ngibyo ubushaka wenda bakambwira ati views igeze aha ngaha ubu ngubu biri mu 230 gutyo birenga ni ibyo ngibyo mba ndehe kumbwira ngo ubu n'iki n'iki wapi ibintu ubu ngubu ibintu bibindi mu mutwe ni ibintu nzakora kuri 28 yego ibyo bintu biba bindi mu mutwe mba ntegura n'ibindi byose ubuse nari narumperutse gukora ntuza interview barambwira ngo pirate udusubiremo yandahiro warahiye ndabase nabanyiyibu ndagerageza neza biranga atari kubabona nanze no kubivuga ndayibura mu mutwe byanse kugira ngo mbirepete cyase wenda basubiyejemo rimwe nkabyumva ukongera ugasubiramo inkongera nkabisubiramo umuntu aba yarakoze ibintu byinshi biba bimuri mu mutwe birumvikana none se ubu iyo utaza gukora ibintu by'urwenya bari gukora iki kibanda umufundi mba n'umufundi urumva iyo utaza kuba uri umukomedi wari ku umufundi mba n'umufundi nayo nanabita ndabizi urabizi ndabizi kubaka pe naranabikoze ubwo rero bantu banjye nimwanga kunshyigikira tuzahurira ku gikwa bazaguhamagara ku bufundi nta kibazo ntare bikari kubaka ndabizi pirate nishimiye kuganira nawe natwe twishimiye ko mwatwakiye neza n'umutima mwiza kabisa ntabwo naherukaga i Kanombe ariko ubutanze hagaruka ngiye kuguruka ugiye kuguruka bakubwira kuko hari gahunda mfite imbarara mu Uganda hano bita imbarara ubwo rero niho nzaba ngiye uzatubwire tuguherekeze ryari ambo bizaba ari ku wa gatandatu ntabwo bizarenga imyaka 10 ntibizarenga imyaka 10 wasanga itazagera mu gihe abandi bagira inzozi zo kuza kwaka za green card bari green card simbizi bira bintu bajya baka ngo bashaka kujya za Amerika nge ngo kujya Uganda no bita imbarara baraheka nshaka iki muri Amerika si baturusha nge ngo kujya hano bita Uganda no bita imbarara ngo habaye umunyigi ikintu bita kanyanga byihore ako ntago nyinywa ntago nyinywa wayibwiwe n'iki ni kuyumva gusa inyanga se ndayumva yose leta yirwanya tutumva rego ujye wibuka ko ndi ministiri wa magendo mwizo magendo ucinzwe kurwanya na kanyanga irimo kabisa tuzaguherekeza ugiye Uganda rwose nta kibazo ni Uganda ntago byanasaba kugira ngo ugaruke hano Kanombe oya ntateze indege nanjye ntaho naje no si iyo ngiye iwacu mu ntara ko ntega bisi ngayibaze ngiye Uganda na bisi kandi bisi merera nabi wese najya Uganda na bisi bisi ngo nabi kazi ubu ugiye mu rugendo wabaye nabi oya ntega private si bitanu si kugezayo wasanga ugenda muri Ritiko oya ntago ngenda muri Ritiko nukuri pe ntega yego cap kabisa byiza cyane kankushimire pirate nanjye ndagushimiye nsaba abantu bankunda bagushyigikire bashyigikire uno mushiki wacu kabisa Sharon cyane yitwa Umuyenzi podcast bagushyigikire bakandi subscribe bajye ibiganiro byawe nyine nawe uzamuke uri inshuti yanjye wantumiye ndaza ntago babyoroshye kumfatisha ngo nyine imbuto zakwereye ikindi wenda navuga nuko nanjye ndagushimiye nyine kabisa urakoze cyane ndagushimiye ariko hari ikintu nibagiye kuvuga uretse nkibuke ikintu nibagiye kuvuga ndagushimiye nibyo nibagiye ndagushimiye pe kabisa wakoze kunyakira ndetse pira ubu iyo usubiye Musanze abana basize ku byaro ubu byifatamo bate cyangwa uragenda ukabakandagira reka oya ntago mbakandagira bura ntago nirata mbaye nirata ntago naza ahangaha ntago nirata kwirata ntago ari byiza kwicisha bugufi muri byose ni ibyo ngingenzi ariko niyo nsubiye ku cyaro abaniga twakuranye abavuga pirate waragafashe abatamo abapete bo mu cyaro ntago bagoranye kugenda hari ngura nk'ikidomoro cy'ubushera
ijerekani y'ubusheri igura 500 bakanywa bagaturika bagashwanyagurika ntago abantu bo mu cyaro baba bagoranye rwose buriya utanabaguriye waba wiyemera nkabagura n'ibikati bakora mu ngano bita imbada igikati kimwe kiba kigura nka 200 fashe 5 nkabagura bararya bakameneka baba bari basobanutse gusa batarabonye uburyo bwo kuzikiga namara kubatamo n'ibikobwa umuntu aba yarasize mu cyaro rabizi kera hari ukuntu umuntu aba afite nk'udukobwa muri quartier utavugisha ubona turi ku rwego rwo hejuru nariko ubu ngubu bigezeyo noneho niho bakwisangira ko mwabantu mwe naje nyine ubusanga barampamagana n'ubwo barampamagara pirate mizute ko watwanze ndaho wageze i Kigali waramenyekanye wabaye umusitari waramenyekanye kabisa nibiracamo se nibiracamo kabisa nyine imitsi nuko iteye ndabyuka agakobwa na Terese kera karambwira se pirate rero urambabaje pe ati gute ati nyine kuba bidakunze turambabaje ni nyine nsobanurira ati pirate ntago byakunda pe tihangane kabisa tihangane ubwo se niba gukatiye cyangwa naragiye ndiherera ndarira birararize ntago narize byo kurira nagenda babara urababara none ukamaze kubyara kabiri disi yarashatse ihangane disi ndumva bikubabaje birambabaje kabisa waramukundaga agakundaga ariko nyine n'ubundi ibintu byose burabibaho kubw'impamvu ariko ubu muravugana nta kibazo ntago tuvugana ubu nta kibazo umuvugisha twaba tuvugana iki kandi yarashatse hajya abazankubita ipiki ubu se yo abana bo mu cyaro se ni iki kintu abashishikariza cyangwa bataragira aho ugeze nk'ubu ngubu abana bo mu cyaro ikintu nabashishikariza mukore cyane nyagasana babizi urangiye ndi umwemera Imana nizera Imana cyane ko uri no muri bajye basenga bizera Imana izajya ibikora ahazaza ntago tuba tuhazi niba akagira akazi basuzugura niba narakoze ikiyede niba akakanya yo nabo umunyarwenya mba ndi umufundi ntago nsuzugura akazi pe nimugasuzugura akazi kabi kaguhesha keza ibindi byose Imana irabizi inshallah cyane ashoje atubwira ati rwose ntimugasuzugura akazi kose nakazi yataza ku umunyarwenya yari kuba ari umuyedi cyangwa n'ibindi kandi nabo ngabo tuvuga ntabwo ari akazi kabi kuko gatunze benshi kabagejeje kuri byinshi urakoze cyane pirate wacu turagukunda cyane turabafana bawe urabizi ko nanjye mugunda nanjye mbashimire kurushaho iwacu baravuga ngo turabakundaga urankundaga ndagukundaga n'abafana bacu turabakundaga mwese nabo baradukundaga murakoze cyane none se pirate we ku byonyine no kwita pirate nta mukobwa ushobora kukumva akavuga ati pirate kunyumva se abakobwa ntago bareba izina witwa niyo naba nitwa Gashuhe cyangwa bijiyo bija areba icyuri cyako kanya stat ufite ntago yita ko nza kwizina se niki izina kuwikoresha mu ntuzo ubwo se ubaye witwa izina ryiza nirihe uryitwa uri umutindi ninde mukobwa wakwemera yagukundiye izina nibande babanye avuga ati unamukunze izina bakabana bikabahuza none se pira ubu ushobora gukunda umukobwa umwe inzoga ubu muri iki gihe nibyo bisigaye bigezweho abakobwa basigaye basinda kurusha abahungu noneho abakobwa basigaye basinda kurusha abahungu sinakundana n'umukobwa umwe inzoga yego nibyo abakobwa basigaye banywa buriya abasore banyweye inzoga bagera bumva zirabarambira kandi hari ijambo rivuga ngo tinyuka mukobwa urashoboye ubwo rero nazo baba bari kuzitinyuka ngo barebe ko byabashoboye gusa ariko ziri kuba birindura icyo cyo ntago umushoboye muduharire abahungu tuzinywe n'abakobwa mwe ntago mubishoboye tubaharire muduharire ibyango tinyuka mukobwa urashoboye inzoga sizanyu abakobwa mwe gutinyuka ku nzoga rwose mureke gusinda n'ukuri kw'Imana ntago nateretse umukobwa umwe agatsinda kandi ngo ni naho biva n'ubundi bishora muri ibyo byose by'ubusambanyi ibintu byinshi bitafututse ntago ari ubusambanyi wa muntu iryo jambo riri muri Bibiliya gusa bavuga kurya akantu kurya umwana ngo kwiyeranja kwifasha ngo gukubita umubiri hari amagambo nyine bagenda bakoresha gutyo kwaje gusambana biri muri Bibiliya Bibiliya ni ibyemerewe gusa niyo ivuga gusambana nicyo kijambo uvuze kivuze bakuguhita ahubwo nta nubwo nakivuze niwo gisubiyemo ni wowe bivuze yewe se mbonye nta ribi katubyihorere
ariko batumva tuvuze gutyo ngo nukurya kandi ngo tubashyigikire no gusambana se nyine urumva nyine utabashyigikiye urabahishiriye ubivuze neza urabisigirije nta no gusambana muramenye da no gusambana bya bintu kurya kantu kikize nagakise nakatunda se si byose ra no gusambana sambana kandi ubwo umuntu ukurikiye kino kiganiro yicaye muri gato y'umuhungu ugiye gusambana narekeraho uwo mugambi yari ufite awureka rekera sohoka wiruka wa muhungu isohora iyo njiji nkunda bagushyigikire bashyigikire uno mushiki wacu kabisa Sharon cyane yitwa Umuyenzi podcast bagushyigikire bakandi subscribe bajye ibiganiro byawe nyine nawe uzamuke uri inshuti yanjye wantumiye ndaza ntago babyoroshye kumfatisha ngo nyine imbuto zakwereye ikindi wenda navuga nuko nanjye ndagushimiye nyine kabisa urakoze cyane ndagushimiye ariko hari ikintu nibagiye kuvuga uretse nkibuke ikintu nibagiye kuvuga ndagushimiye nibyo nibagiye ndagushimiye pe kabisa wakoze kunyakira ikintu nibagiye nanjye ndagushimiye cyane kabisa ku mwanya wawe uduhaye urakoze katubashimire cyane bakunzi bacu muramubonye pirate wacu kabisa nishimiye kuganira nawe kandi namwe nizere ko bibashimishije kuri Muyenzi podcast nakagaruka mugire ibihe byiza